inshuti bakundwa, inshuti zanjye za cano shata mukazi, nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ni mu gihe nk'iki rero nongeye kugaruka ngira ngo tuganire ku bibazo benshi bahora bibazaho, kandi ibibazo nakomeje mbazwa haba mu makomenti, haba mu buzima busanzwe duhura. Ndagira ngo dusobanukirwe kandi dukomeze tumenye ibigendanye n'ubuzima bwacu. Yes, ni shata mukazi nk'uko mubimenyereye, nkomeze mbifuriza ibihe byiza. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, abari hanze y'imbibi y'igihugu cy'u Rwanda, mwese turabashuhuje tubifuriza ibihe byiza. Rero turagira ngo tuganire ku bibazo bikurikira. Ni igihe ki umugore ashobora gusama mu gihe ari mu mihango? Abantu benshi bibaza niba umukobwa cyangwa umugore bashobora gusama mu gihe bari mu mihango. Urubuga umuganga.com dukesha iyi nkuru ruvuga ko impuguke mu burumbuke yitwa Caroline ivuga ko nubwo bidakunda kubaho gusama uri mu mihango, ari byo kandi bishoboka. Ibi bikaba bishobora kubaho ku mugore ufite ukwezi guto cyangwa ukwezi kurekure cyane. Caroline avuga ko iyo umugore afite ukwezi guto cyangwa se kumara iminsi mike, bituma igihe kirekurwa. Rero icyo gihe ry'intangangore kiba cyangwa cyegereye hafi, kikunda kuba kiri hafi cyangwa se cyegereye. Icyo gihe rero umugore ashobora kuba yajya mu mihango kandi akanasama. Yes, abantu benshi bibaza niba umukobwa cyangwa se umugore ashobora gusama mu gihe bari mu mihango. Urubuga muganga rero nirwo rukomeza rusobanura iyi nkuru. Reka nkomeze mbasobanurira uko bigenda bikorwa cyangwa se bikomeza. Caroline avuga ko iyo umugore afite ukwezi guto cyangwa se kumara iminsi mike, bituma igihe kirekurwa ry'intangangore kiba cyangwa se kegera hafi cyane y'igihe atangirira kubona imihango, bityo bikaba byatuma asama mu gihe ari mu mihango. Kugira ngo umugore asame ni uko igi cyangwa se intangangore ye ibasha guhura n'intangangabo mu tuyoborantanga tw'umugore. Iyo biri hafi, icyo gihe birihuta cyane kuba yahita asama. Rero mujye mubasha gukora imibonano mpuzabitsina byose mubisobanukiwe. Nijye uba waje kugira ngo mbasobanurire. Kugira ngo umugore asame nuko igi cyangwa se intangangore ye iba ibasha guhura n'intangangabo mu gihe utuyoborantanga tw'umugore natwo twiteguye. Yes, dukomeza tubasobanurira ibi bikurikira. Mu gihe intangangore itabonye intangangabo irapfa, hanyuma igasohoka hanze. Iki nicyo gihe umugore ahita abona imihango. Ku bagore benshi ngo bakunze kugira ukwezi kw'iminsi 28 gusa, kandi ngo hari abandi bashobora kugira ukwezi kw'iminsi 22 cyangwa iri munsi yayo. Ni ukuvuga ngo umugore ufite ukwezi guto ashobora kurekura intangangore ovulation nyuma gato avuye mu mihango. Iki mucyitondere cyane. Alright,
nibyo rero dukomeje tubasobanurira, bitewe n'uko intangangabo zishobora kumara igihe kingana cyangwa kiri hejuru y'iminsi 3 mu myanya myibarukiro y'umugore zigitegereje intangangore, zishobora kuboneraho zikinjira muri ya ntangangore yarekuwe hanyuma agasama. Iyi mpuguke ikomeza ivuga ko kandi bishobora kubaho no ku bagore bafite ukwezi kudahindagurika kw'iminsi 28, ko babona imihango igihe kimwe habaye n'irekurwa ry'intangangore. Ibi nabyo bikaba byatuma basama mu gihe bari mu mihango. Ibi byose mukomeze mubisobanukirwe rero, kandi mwitwararike kugira ngo mudafata inda zitunguranye. Ni Shatamukazi, nk'uko nkomeza mbifuriza ibihe byiza no gukora ibyo mwiteguye kandi no kugira ubuzima buzira umuze. Subscribe, comment, kandi ukomeze unezerwe n'ibihe nk'ibi ngibi dukomeza tubifuriza. Rero hari abagore benshi bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, bizeye ngo bari mu buzima busesuye, akibwira ko umukobwa ari mu mihango ntashobora kuyisamiramo, ariko nk'uko impuguke zakomeje zibibasobanurira, hari abantu bashobora gusama bari mu mihango, bikaba byabaviramo gufata inda zidateguwe, ariho usanga umwana akavuka adakunzwe, akavuka ababyeyi batamwishimiye, kandi ibyo byose bigira ingaruka ku mwana. Wowe mubyeyi ntabwo uba ubizi neza, ariko bigira ingaruka. Impuguke zasobanuye ko ushobora kuba ufite iminsi yawe y'uburumbuke iri munsi cyangwa se itagejeje ku minsi 28, icyo gihe ukaba wayisamiramo. Rero niba uzi neza kubara iminsi yawe y'uburumbuke, nakomeje mbibasobanurira kuri video zagiye zitambuka, ku makuru twagiye tutambutsa, kugira ngo musobanukirwe neza iminsi no kubara umugore ashobora